Yo urabize noneho Vumilia arakomerejwe. Vumilia noneho bagiye kuba bamuhitana. Vumilia noneho ntabwo tuzi niba kuri none araza kuba yarokoka. Vumilia yigenje kenshi cyane gashoboka. Vumilia arokoka ibintu byinshi kenshi cyane gashoboka, no kuri none ntabwo tuzi niba araza kuba yarokoka. Noneho bagiye kuba bamushimuta. Vumilia agiye gushimurwa. Ese urabona noneho Vumilia araza kuba yakizwa n'iki? Kutubana noneho Vumilia komeje kuba byamukomerera, noneho araza kuba yakizwa n'iki? Ese wowe uratekereza ko noneho ubu ngubu tuvugana noneho ko Isabella noneho yongeye kuba yatumizaho cyane ndetse na haka kuba bajya gushimuta Vumilia bakaba bamuzanira, noneho ikirago cyaba kigiye guhagarara? Ibaze noneho Vumilia niba mushimuta ntiyitabe mu rubanza ku munsi wa gatanu tuzajya kuburanaho, Vumilia naboneke, uzavuga noneho ko byagenze ute? Ubu Vumilia bahita bavuga ngo yarabeshyaga. Guys, Vumilia ngo tuvugana noneho agiye kuba yaheba ibintu byose. Vumilia ibintu byose yararwaniye kuva mu itangiro bye kuba byamucika mu kanya nkako guhunza. Guys, rero niba aribwo bwa mbere bugeze hano nkwayikaze, niba aribwo bwa mbere ukurikiranye ibiganiro hano kuri iyi channel, ndagusaba kugira ngo niba hageze ube watanga inkunga yawe maze ube wakora subscribe kugira tujyane ibiganiro byose biba biri gukurikira hano kuri filime yacu My Daughter. Kandi ndagusaba kugira ngo utange n'ibitekerezo byawe nawe umbwire ukuntu wimva kuri filime yacu My Daughter. Murabizi ko mu tuvugana noneho Isabella yariye karungo, Isabella yakamejeje. Isabella ntagashaka umuntu numwe wamutesha umutwe, wamubuza kuba yakora ikintu cyashaka. Nkuranga we na Isabella urwabo rukomeje kuba rwambikana. Nago Isabella aho umwanya umugabo we ngabe yamenya amakuru menshi kuri kino kibazo, kuko arabizi neza ko umugabo we hagize ibintu byinshi amenya akeka bakarangiye. Isabella arabizi umugabo we hagize ibintu byinshi amenya, ibyo byose yakoreraga umunsi ku munsi byaba bimurangiranye. Ese Isabella zatuza bigenze ute? Vumilia se wazatuza bigenze ute? Ko tubona ibibazo bikomeje kuba byaba ibibazo, noneho aba bantu babiri urabona ibyabo biri kugana hehe? Ko tubona noneho byakomeje kuba ibindi. Guys, rero wowe niba ukurikirana filime yacu My Daughter umunsi ku munsi, ndetse ukaba wanifuza kuba wagira mu ruhare, ukaba waba umunyamuryango wa filime yacu My Daughter, igisabwa ni iki ngiki: ni ukuba warakoze subscribe hariya kuri OPTV show, maze wagera na hano ukaba waratanze igitekerezo cyawe maze ukanakora subscribe, guco wabaye umunyamuryango. Nawe niba aribwo bwa mbere bugeze hano kuri iyi channel ukaba utarakora subscribe ndetse ukaba utaratanga n'ibitekerezo byawe bitugira inama kuri filime yacu My Daughter, ndagusaba kugira ngo nawe ube wabikora kugira ngo nawe winjire mu banyamuryango ba filime yacu My Daughter. Murabizi ko ubu tuvugana Nkuranga we arakomerewe. Nkuranga we n'umugore we kumvikana byanze. Nkuranga n'umugore we ibyabo byakomeje kuba byaba intambara. Nago tuzi uburyo Isabella araza kuba yacika kino kibazo arimo cyo kuba yahisha umugabo we ukuri kose. Nago tuzi ko Isabella biraza kuba byamukundira kugira ngo akomeze ahishe ukuri mpaka ikirego kirangiye. Ese urabona Isabella none urwa kwisura atari muri gereza? Isabella ngo tuvugana agiye kuba yafungwa kubera ibyaha arakorera Vumilia. Isabella ngo tuvugana agiye kuba yazira ibyaha byose ahora akorera Vumilia, aho hotera Vumilia cyane agakabya. Ubu ngo tuvugana noneho Vumilia nawe nubwo urubanza bongere bakaba babahamagaza, nago tuzi niba neza arabona umwavoka wamuhagararira mu rubanza rwe. Nago tuzi niba Steven arongera kuba yaza akamuhagararira mu rubanza. Steven ntago tuzi niba yongera kuba yaza akongera agaca umwanya ku bintu n'ubundi batazamwishyura, kandi Vumilia yaramaze kuba yamusezerera. Ese ko tubana none Isabella amabanga ye yose atangiye kuba yajya hanze, arabigenza ute? Ko tubona Isabella ikiganiro cyose agiranye na shitani ndetse na haka Jane acyumvise,
urabona Isabella noneho ibyo bitagiye kuba byajya hanze. Isabella ibyo bigiye kuba byamenyekana. Isabella ibyo akora umunsi ku munsi noneho bigiye kuba byajya hanze noneho aragatoye. Ese none haraza kuba yakora iki? Isabella ko yigize mbapanzi akigira nyirandabizi. Isabella ko yigize ikimenya byose. Noneho kuri no nshuro agiye kuba yakora iki? Guys, wowe niba ukurikirana filime yacu My Daughter ndetse ukabona ubwo nifuza kuba wagira mu ruhare muri rusange, ukaba wageze hano kuri gicano, icyo ngusaba no kuba nawe watanga ibitekerezo maze nawe ukatubwira ukuntu ubarimo kwiyumva kuri filime yacu My Daughter, maze nawe ukaba winjiye mu banyamuryango ba filime yacu My Daughter. Icyo ngusaba cya kabiri ni ukuba wiyandikisha hano kuri Mutiga Empire, maze tukajyana muri kuba byose babigutegurwa kuri filime yacu My Daughter. Ikindi ngusaba ni ukuba watanga inkunga yawe maze ukaba wakora subscribe, maze tukajyana muri behind scenes zose za filime yacu My Daughter. Rero murabizi ko twitubakunda, murabizi ko muri abantu bagaciro, murabizi ko ibikorwa byose dukoze umunsi ku munsi ari mwebwe tuba turimo gukorera. Rero umuntu wese uba wadukurikiranye tukagera ino saa tukiri kumwe mu biganiro byose tuba twabateguriye, ndamushimira. Ni umuntu w'agaciro kuba yarahisemo kuba yadutega amatwi ndetse akaduha n'umwanya we, tukajyana mu bikorwa byose tuba turimo kubategurira umunsi ku munsi. Rero murabizi ko ngo tuvugana Vumilia we ibye byamaze kuba byakomera, bagiye kuba bamushimuta. Ese araza kuba yakira? Vumilia araza kuba yarokoka kuri no nshuro? Ko tubana none ibyo bigiye kuba byamukomerera, araza kuba yacika? Noneho hano guys, mwebwe icyo mbasaba mukunda filime yacu My Daughter ni ukuba namwe mwamusengera. Amasengesho yanyu murabizi ko ari ingenzi ndetse Imana iranayumva ikanayasubiza. Vumilia ngubu tuvugana nta n'ikintu afite yakora mu bushobozi bwe usibye mwebwe kuba mwamutera inkunga y'amasengesho, namwe mukaba mwamugira inama y'ikintu yakora. Ese Vumilia araza kurokoka kuri no nshuro? Vumilia araza kuba yacika shitani ndetse na haka? Ese Vumilia noneho murabona ibyo bitagiye kuba bizakomera? Guys, rero ntagutindiye ndagusaba kujya nuve hano utabanje gukora subscribe kugira ngo tujyane ibikorwa byose bya filime yacu My Daughter. Rero kongera duhure ku indi episode kurikira filime yacu My Daughter. Ndabakunda cyane, muri abantu bagaciro hano kuri iyi channel, ndetse njye uri kubagezaho zo no benefits zose muba muri kumva umunsi